Umunsi wa Asomusiyo uturuka ku nshinga y'ikilatini assumere, bivuga kugura uwaguzwe. Ubwo rero Asomusiyo twibutsa yuko twaguzwe, ko twacunguwe duhereye ku mubyeyi Bikira Mariya wapfuye akajyanwa mu ijuru. Umunsi wa Bikira Mariya upfa akajyanwa mu ijuru n'umunsi wa Asomusiyo, twibutsa nyine ko ikiremwa Bikira Mariya yabayeho neza, anyura Imana, ufite indangagaciro zose za kimuntu na gikristo, maze yapfa umubiri ntushanguke akajyanwa mu ijuru, umubiri na roho ye nta bushanguke bigize. Katwereka rero ko natwe rero ku mukristo w'iki gihe Asomusiyo bivuga yuko natwe turi uburemwa muntu tuzahura n'urupfu, ariko tukajyanwa mu ijuru dukurikira Yezu wagiye mu ijuru bwa mbere, dukurikira Bikira Mariya wagiye mu ijuru bwa kabiri, kuko ntabwo wabyaye umwana w'Imana wagiye mu ijuru yari kuguma mu butaka atagiye mu ijuru. Uyu munsi mukuru wa Asomusiyo cy'ubuto wa Kristo w'Agaturika ni ukugira ukwizera kutaza amasinde, utari cya cyizere nyine cy'umuntu wabeshya, ahubwo ni ukwizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, ariko ikavuga yuko mbere yo gupfa neza ugomba kubaho neza, ukabaho muri ubu buzima, ko ijuru ryacu ritangirira ku isi. Ni za ndangagaciro za kimuntu za gikirisitu dusanga muri ubu buzima, hanyuma wapfa ukabugamira aho wari uhengamiye, kuko igiti kigorora kikiri gitoya. Niyo mpamvu tuvuga yuko dufite amizero yuko ejo hacu hazaza heza hahari, nk'uko Bikira Mariya yapfuye akagera mu ijuru, natwe twibuka rero nako umukristo agomba kuva ko kuri iyi si ari mu rugendo, ariko nyuma y'uru rugendo inzira tugeza mu ijuru, aho Bikira Mariya aduhamagarira na Yezu aduhamagarira. Hanyuma kuri uyu gikorwa abakristo cyane cyane ari Kibeho, kuri uyu munsi Bikira Mariya habonekeye atishimye, arira. Tubamubaza tsebarizwa n'iki? Ndarizwa nuko nzana ubutumwa ntibabwakira, ndababazwa n'ubupagani buriho kandi naraje kubahumuriza. Ubwo rero natwe tugomba kubaho tutariza Bikira Mariya, tutamushavuza, ahubwo tumushimisha kandi tunashimisha bagenzi bacu. Nta muntu tubabaza, nta muntu turiza, ahubwo tuberaho gushimisha bose. Murakoze namwe.